urugo n'urwanyu mwembi, twebwe tuzarushigikira tubatera imbere, ariko nimwe murwubaka, nimwe muzi uko urugo rwanyu rugomba kwifata, twebwe tuzabashigikira, ariko n'urwanyu. Urugo rugira ibanga, ntawe ufata urugo ngo rwandagaze hanze, urugo n'urwibanga. Murumva abana banjye, mugira ibanga ry'urugo. Nimutagira ibanga ry'urugo, urugo rwanyu ruzuzura mu mujyi hano. Kandi abanyafrika tuzi kuvuga, donc nimuvuga gato ngo babana bare bakoze ubwe ngo aha, ngo uzi ibyo umugabo yarimo avuga, uzi ibyo umugore yavuze, bidusange muri Amerika, ibindi bidusange Australia, nibindi bidutange mu ijuru. Turayo ngo tubabwire uyu munsi, nimugira ikibazo mukibwira Imana, nimupfukama musenze mwereke Imana ikibazo cyanyu, kuko garage ikiza ikibazo cy'urugo ni Yesu Kristo. Amen. Amen. Ngo abana bawe bazaba nk'uduti twa elayo bagosa ameza yawe, ngo uko niko umuntu uba Uwiteka azahirwa, Uwiteka azaguha umugisha uva i Siyoni, uva ibyiza by'i Yerusalemu iminsi yose ukiriho. Turabasabira umugisha, turabasabira ibyiza iminsi yose mukiriho. Iyi ndirimbo y'amazamuka irangiza ivuga ngo ni koko uzabona abuzukuru bawe. Turabifuriza kubona abuzukuru, ntituvuga abana kuko muzabona abuzukuru. Umwuka wo gukenyuka gupfa kare turawanze mu izina rya Yesu. Umwuka wo gupfakara muri abana bato turawanze mu izina rya Yesu. Niyo mpamvu twaje kubasengera, muzabona abuzukuru, muzabona abuzukuru bayo. Yesu ashimwe cyane. Muzabona abuzukuru bayo. Ngo wumva aya magambo akayubaha akayashira mu bikorwa, ngo azamera nk'umuntu wubatse inzu ye ku rutare. Imivu iratemba, imvura iragwa, imiyaga irahuha, yikubise kuri ya nzu irahagarara. Ngo ariko wumva aya magambo akayerekeraho ntayashire mu bikorwa, ngo arasa n'ubatse inzu ye ku musenyi. Ni Yesu wabivuze. Ngo imvura yaraguye, imivu iratemba, umuyaga urahuha, ngo byose byikubita kuri ya nzu iragwa, ngo kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Ibi tuvuga rero mubishire mu bikorwa. Imana niyo ibubakira, Imana niyo byose. Igihe cyose muzasenga, ikizabananira icyo gihe muzegere abakozi b'Imana, kuko n'abari abakozi b'Imana bayihagarariye ku isi bazabafasha, baberekere uko urugo rwubakwa. Nimureba ababyeyi bose bari aha banyu, natwe muri twese ntawe uzi kubaka. Turacyarwana n'uyu munsi natwe. Ubona abo bagize imyaka 67, twese ndi turamenya kubaka, kuko umuntu ni mugari ugenda umumenya uko mukuze. Kandi ubuzima bw'umuntu ni amabanga akomeye, Imana yonyine niyo iyazi. Umuntu ashobora kuguha inama z'uko bubaka, ariko ni inama generale. Ariko inama zimbitse ni umwuka wera uzigufasha. Kubera ko nge nguhaye inama, cyangwa uriya guhaye inama aguha inama bijyanye n'uko umugore wateye n'uko umugabo wateye. Buri muntu afite uko ateye. Umutima wawe Eliya, umutima wawe Keza, uwo ni umutima wanyu wihariye twe tutazi. Umwuka wera azagenda bigisha uko mubana. Dufite inararibonye twababwira ngo nuko bigenda, ariko hari ahandi tutagera. Aho ni ahanyu mwembi, naho mugenda mumenyana, naho mugenda musobanuka, ugasobanukirwa mugenzi wawe. Rero niyo mpamvu mugomba kwiha Imana, mugakunda Imana, mukagira urugo rukunda Imana. Ntimuzaryamye mudasenze, kandi mujye musengera hamwe mwembi. Nimuzarye mudasenze, ikintu cyose muzakora muzagikorane Imana. Imana ishimwe cyane. Imana izabagirira neza. Ndasaba ngo amahoro y'Imana abubakire, mwubaka urugo rwiza ruri ku Mana. Tugiye gusenga muri uyu mwanya, dusengera amago afite ibibazo, dusengera amago atumvikana, dusengera amago atavuga rumwe. Kuri okaziyo y'ubukwe bwanyu, Imana ihembura amago menshi afite ibibazo. Reka nsaba itorero duhaguruke dusenge.
urakoze mwami ko ari wewe utwubakira. Turazana amago arwaye, amago arushe, turashira mu maboko imbere. Come. Mundebe. Hagarara hariya. Kora mu gatapi. Okay. Thank you. Bibiri iravuga ngo bagore mugandukire abagabo banyu nkuko mugandukira umwami wacu. Kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we, nkuko Kristo ari umutwe w'itorero, ari ryo mubiri we, ni nawe mukiza waryo. Ariko nkuko itorero rigandukira Kristo, aba ariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose. Amen. Ibi ngiye kuvuga ndabivuga kubwa abadamu, ariko cyane cyane kuri Chantal, Keza, Furakazi. Bibiri iravuga ngo abagore bagandukira abagabo babo. Iyi ni inkingi ikomeye cyane mu kubaka urugo. Kuganduka no guca bugufi, ugacira bugufi umugabo wawe. Ibi Paul yandika cyangwa se Bibiri ivuga ntibivuga ku mago y'abapagani. Aya ni amago y'abakristo, nkuko mwembe muri abakristo. Urugo rw'abapagani ibingibi ndi byashoboka, ariko ni kuri mwebwe. Ngo nkuko abagore bagandukira abagabo babo, ukuko itorero rigandukira Kristo, ngo ariko abagore bagandukira abagabo babo. Kuganduka muri Bibiliya ni kihe kimenyetso kibiranga cyo hanze? Ni akagatimba wambaye. Urabona ko wambaye igitambaro ku mutwe. Eliya, ntubona ko umutwe utwikiriye? Uzi impamvu umutwe utwikiriye? Iyo umutwe utwikiriye bivuze ko we adahari. Bibiri iravuga ngo umugabo niwe mutwe w'umugore. Niwe uhari, umutwe wawe ni umutwe we ntawe uhari. Nicyo Bibiri bivugira. Nibyari umutwe ugaragara, ni igihe yemera akavuga ngo nemeye kuganduka. Nukuvuga ngo iraba ari imitwe ibiri, ariko umutwe umwe waramanutse uja hasi. Ariko igihe cyose ibyo bitavuzwe, yambara igitambaro aratwikiriye. Nibyo Paul yigishaga amatorero, itorero ry'i Korinto. Abantu ndi babyumva ibyo ari byo, babigira doctrine yo kwambika abagore ibitambaro. Ntabwo ari doctrine ari matanga, yari mavuga kuri humilité, kuri guca bugufi. Paul ndiye bivuze mu itorero ry'Abafilipi. Itorero ry'Abafilipi ryari riyobowe n'abagore. Bishop wa Filipi, itorero rya Filipi ryari riyobowe n'umugore, Lydia. Niho hariho ba Clementine, ba Evodia, ba Sintike. Ryari itorero ry'abagore, nibyo bari bariyoboye. Ntabwo yababwiye ngo bambare ibitambaro. Abo yasabye kwambara ibitambaro ni Abakorintokazi, kuko abagore b'Abakorinto bari ingare. Yaba ataravuga deja bakaba bamuciye hasi ngo icara. Bakabwira abagabo we ngo nawe wicara ngo uravuga iki mu bandi bagabo? Aravuga ngo kuva uyu munsi mwambara ibitambaro. Kubabwira kwambara ibitambaro si ukubabwira ngo bahore muri ubwo buretwa, bigaragaza ngo muciye ntimugaragara, hari nta mitwe ibiri baho, hari umutwe umwe. Nico cyatumye abambika ibitambaro. Nuko Abakorintokazi Abakorintokazi bari bagoye, imitwe yabo yaragaragaraga. Nigeze gukora n'umugore w'Umukorintokazi wabo ni muri Atene mu Bubirigi, yitwaga Eugenia. None nza kubasura mu rugo iwabo, bari mu Bubirigi, yitwa Anverse. Hari kera nko muri 2007 na 5 na 5 ya 2004 na 5 buryo.
nji wabo mu rugo kubasura. Yarafite umugabo mwiza cyane uvuza gitari turaririmba, ariko umugabo yavuze amajyamba 3, Eugenie yaravuze 300. Umugabo yagira ngo avuga kantu ngo wewe bucecetse, umugabo agaceceka. None uyu mugore we yacecekeshe umugabo, umwuka we arambwira ngo reka no mukorinto kazi. None ndamubwira tugiye bambaye ijambo kuvuga, ndavuga ngo ubu nyine ndagira ngo nsige nambitse Eugenie igitambaro. Baraseka cyane, aravuga ngo kubera iki, navuga uri umukorinto kazi. Umugabo ahita kinzanira ngo ngiki nyabo nakimwambike ngira amahoro. Rero no koko nayisemenya, arambwira ngo exactement ngo niyo mavu Paul yabwira abakorinto kazi ngo babambara ibitambaro. Ariko wewe rero nutaba umukorinto kazi turagukuraho iyo voile, nutabinyemerera ndituyikuraho. Nuvuga ngo umutwe uzakomeza ari waye ugaragara, wawe nduzagaragara, uzakomeza uri muri ako gatimba. Ariko turaza kugukuraho agatimba nutwemerera ko uzaganduka ugaca bugufi. Icyo gihe none turagakuraho, nubwo bigaragara ko ari imitwe ibiri, ariko umutwe umwe uciye bugufi yundi mutwe. Imana ishimwe cyane. Ngo nguko itorero ribigirira Kristo, ngo niko umugore agomba nawe kumvira umugabo we. Hari abavuga kenshi bakavuga ngo ariko ngo ko mu Mana twese turesha. Ibyo nibaza abantu bakunze kumbaza ngo kuki mubwira abagore ngo baganduke kandi bagandukira abagabo bagoye. Ndababwira no, ntabwo bigoye, ahubwo nuko iri jambo litagenda ku bapagani, si ry'abapagani ni ry'abana b'Imana. Bibiliya ntabwo ivuga ngo umugabo asumba umugore, iravuga ngo twese turi umwe mu Mana. Siko Bibiliya ivuga. Nta muyuda, nta mugiriki, nta mugore, nta mugabo, nta mbata, nta umudendezo. Siko Bibiliya ivuga. None gituma Bibiliya yongera kuvuga ngo umugore agandukiye umugabo. Iki kibazo kiroroshe, very simple. Hari ibintu bibiri tugomba kumenya. Hari icyo twita egalite na itiki, kuresha, kungana, egalite egale. Umugore egale umugabo, nta usumba undi, niko bimeze. Muri egalite, mukobwa wanje muraresha. Muri egalite, principe ya egalite yo kungana imbere y'Imana, nta mugore nta mugabo. Hakaba indi principe ya kabiri, ihame rya kabiri, byitwa autorité. Autorité niki? Ububasha, hierarchie. Ububasha rero nibyo Bibiliya ivuga. Mu bubasha umugabo agusumbe muri autorité. Autorité ni y'umugabo, ariko egalite muraresha. Niki gituma autorité baho cyangwa se ubwo bubasha? Nukugira ngo habe amahoro na harmony mu bantu. Ntimureba abagabo ndimo mbwiriza, sibyo? Mwabonye bishop wambaye ijambo? Mwabonye bishop wambaye ijambo? Nje na bishop ninde mukuru mu myaka? Murabyemeje? Niwe bishop aranduta? Okay. Muri ministeri ninde mukuru? Kandi anduta. Muri ministeri nije, sibyo? Nicyo bivuze. Autorité ntireba imyaka, autorité ntireba aho uvuka, ni ikintu Imana ishiraho. Niyo mpamvu usanga umwana muto ashobora kuyobora abantu bakuru. Wa mwana muto yababwira ngo mwicare, bose bakicara, barakurikira principe ya autorité. Muri buka abize ababaye mu mashuri, aba chef de classe bagapita. Mwagize ba chef de classe? Akenshi chef de classe yabaga ari umuhanga mu ishuri.
uzareba aba chef de classe mwagize nibo babaga benda kwegera abanyuma, kandi ari nubwo babashiragaho ari bo basakuza. Umwarimu agahita ngo we tukugize gapita, kandi ari wabuzaga abandi amahoro. Babana b'abanyabwenge barya bamuruta, babandi bose batuje bakamu. Iyo chef de classe yinjira akavuga ngo mwese mwicare, mwagiraga gute? Mwaricara. Kandi muri mu ishuri rimwe, egalite, mwese muri umwe, muri gatanu, muri 6e mwese na chef de classe, iyo ni egalite. Ariko muri autorité niwe gapita. Nitwumva rero ibi bintu bizatworohera, isi ndizatugora. Bivuga ngo umugore agomba kuresha n'umugabo, nibyo. Ariko muri autorité umugabo niwe mukuru. Imbere y'Imana ni bamwe, ariko mu rugo chef de classe ninde w'urugo? N'umugabo. Bitabaye gutyo rero nta rugo rwabaho. Ibaze madame avuze iki, umugabo akavuga kiriya, umwana akavuga kiriya, buri muntu akikorera ibyo, ubwo rugo rwabaho? No. Hakeneye ushiramo ordre, hakeneye ushira gahunda mu rugo. Kandi uwo n'umugabo. Tibivuze ko umugore atakubwira inama, arayikubwira. Wayemera mugakora, wamubwira atoya nge ndumva ibyanjye, ukamurekera mugakora ibyo byanyu. Mu rugo rero ni wewe mutware w'urugo, nawe agakurikira. Ibi tubikura he? Tubikura ku Mana. Adamu amaze gukora icyaha, niwe waremwe mbere, Eva abona kurema. Imana yahise ikora uburyo n'uyu munsi abantu batarasobanukirwa ikintu cyitwa ubutatu. Ikintu cyitwa ubutatu butagatifu cyayobeye abantu n'uyu munsi. Havutse n'amadini menshi cyane y'abantu bemera gusa ko Imana ari imwe. Abandi bavuga ngo Imana ni imwe ariko iri muri zitatu ariko imwe. Izo bikaba confusing, abantu bagatuma utwo ariko ibi ni ibiki? Siko bigenda. Ni ibintu byoroshe. Imana ni imwe. Mu mugambi wo gucungura isi ngo yishire muri gahunda, igarure ordre yari yaratakaye. Imana igarure gahunda yatakaye. Imana mu butatu bwayo mu kurema kwayo, Imana Data, Imana Umwana, Imana Umwuka Wera, bose bararesha, ntawe usumba undi. Ariko baje ku isi, Yesu yaje ari umwana, sibyo? Siko bigenda. Kugira ngo habe ordre gahunda, Yesu yari afite imbaraga z'ubugingo, mu buryo ahantu hose yari buce, abapfuye imva zose zagomba guhaguruka, abarimo bakazuka, kuko yari afite imbaraga z'umuzuko. Ariko niko byagenze? No, kuko se yarabimwimye. Yaravuze ngo ntacyo nkora Data atemeye. N'Imana afite ubushobozi yabikora, ariko se akavuga ngo no, tambuka izo mva wigendere. Umunsi ahamagara Lazaro, iyo atavuga izina Lazaro akavuga ngo sohoka, haba harasohotse abantu 100 mu gituro. Ariko yabaye press aravuga ngo Lazaro sohoka, hasohotse nde? Aha. Bijya Yesu yabikoraga ari se ubimutuma. Suko Yesu atarabishoboye, ariko kubera autorité, ntacyo nkora Data atambwiye. Umwuka Wera araza nawe nge kuvuga ibyo Yesu yakoze, kuglorifya Yesu. Umwuka Wera yaje avuga Yesu, Yesu azavuga Imana. Impamvu Bibiliya ivuga ngo uzakora icyaha ku Mwuka Wera ntazababarirwa, siko Bibiliya ivuga? Benshi bakunze kwibaza ngo se nukutuka ngo uzatuka Umwuka Wera ntazababarirwa, si ibyo? Na Yohana avuga ku cyaha cica. Nukubera iki? Abantu batutse Imana, Yesu araza arababarira. Abantu batuka Yesu, Umwuka Wera araza arabashinja, baramwakira. Nidutuka Umwuka Wera rero tukamusuzugura, nta wundi mucunguzi uzaza. Niyo mpamvu nta wundi uzakobezaho. Turumvikanye?
data twaramututse. Yesu araza bati data bababariye ndibaza icyo bakora. Imana ngo sawa. Yesu turamutuka, umwuka wera araza atariko Gitwaza ibyo urimo si byiza nkihana. Nidutuka umwuka wera data ntazaza, Yesu ntazaza. Niho yavuze ngo rero ngo umuntu wese yakora icyaha akababarirwa, ariko uzasuzugura umwuka wera, uzatuka umwuka wera ntazababarirwa kuko nta wundi uzaza. Ibyo babikoreye kubera rero autorite, Imana data, Imana umwana, Imana umwuka wera. Nuganduka uzaba wubashye autorite, ariko suko uzaba wishe egalite. Nawe mugabo ntuzabona umugore akugandukiye ngo nawe uhita ukandagira ngo nubundi iyo mvuze arakora ukamukoresha n'amafuti. Ntibibaho. Ukomeza wibuka ko muri ego muri bamwe egalite muraresha, ariko muri autorite niwe Imana yahaye inshingano. Ngo bagabo namwe mukunde abagore banyu, mukunde abagore banyu kuko Kristo yakunze itora akaryitangira. Ngo aryeze amaze kuryogesa amazi n'ijambo rye, aryishyire rifite ubwiza ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo, ahubwo ngo ribe ryera ridafite inenge. Uko niko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo. Ukunda umugore we aba yikunda. Nukunda umugore wawe uzaba wikunda. Uko wikunda ariko nawe ugomba kumukunda. Abagabo basabwa gukunda, wasabwa kuganduka nawe ukamukunda. Ngo nta muntu wakwanga umubiri we, ahubwo yawugaburira akawukuyakuya. Ngo nguko Kristo abigirira itorero. Uko Kristo akuyakuye itorero, aryitaho, aryoza, aryogesha amazi n'ijambo, nawe niko ugomba kumwoza mu bantu. Ndiyagira umuntu n'uwahanze uzumva wavuze umugore wawe nabi, nono n'uwawe. Ufite bashiki bawe, ntuzaje kubwira bashiki bawe ngo uriya si umugore, ahubwo uzababwira ngo nabonye umugore. Kuko ni baramukazi be, ugomba kumwubahisha muri baramukazi we. Ni wowe umudamu, mukobwa wacu urongoye mu basingakazi b'ingare, abakobwa b'ingare, ntuzabite uzawumva ibyo umugabo wakubwiye. Uretse ko abasegege batoroshe nabo utagira ngo nawe ako gase nakavuze kuko ni umukazana, nge navuze abasinga. Abakobwa b'abasegege kazi ntimuri abana beza cyane. Hari ibibazo mugira? Nta na kimwe. Anyway, niwe wubahisha umugore wawe, ukamwambika, ukamufata neza. Waje mu mujyi Imana yakugirira umugisha, ukagura agakoti keza, jya utahana n'agakanzu keza. Nduzabona agakoti keza ngo ukigurire, agakweto keza ngo ukigurire, ugenda ubwira ngo sheri ngo dore agakoti kanje n'agakweto, umujye umushirana bati naguze nawe ndaguha. Ibyo Imana izabigira neza, uzaba ubaye umugabo. Kera ndaribuka nagiye Canada ndabwiriza, noneho umupasiteri wari wanyakiriye yari umugabo mwiza cyane ubyibushe, ariko wavuye muri ibi bihugu byacu. Ariko nareba umugore nkabona umugore yishwe n'inzara yarakawutse kabisa. Hanyuma pastor aramwe ngo ngwino nkujyane mu iduka ryo kugurira umwambaro mwiza wa kado. Turagiye nawe umupasiteri ajya mu iduka rihenze cyane. Tugeze mu iduka aramwe ngo tora ikoti ushaka. Yari amakoti ahenze, ikoti imwe ryaguraga $2,200 by'amadolari. Dore ikoti ni pandaro. Kandi icyo gihe ari ngo muri 2008 buryo. Noneho arabingurira, arangije nawe ahita ngo reka nanjye nigurire. Arigurira n'urukweto. Turafunze ibintu. Dufunze ibintu abimpaye, ndavuga none se kutaguriye madame wawe? Ngo madame, ngo iri duka se waguramo umugore ukazabishobora wowe? Wisi iduka ry'umugore. Ndamubwira iyo umugabo ni iri. Aravuga ngo ndongo iri ngiri icyo ngo umugore gumurebera muri za, ambwira amaduka ameze nka hano muyita gute, hahandi kwa Siyoni, bati umugore agurira kwa Siyoni. Ndamubwira noneho reka ngwereke, ndi wawe mu rugo waje kumpa kado, sintware rikoti keretse uguriye umugore.
arambwira ngo ntacyo, ngo reka tujye kwa Siyoni, ni iminota 15. ngo nawe mugurire ko ari byo washatse. Ndavuga no, ntugurire umugore kwa Siyoni, unguriye ikoti ry'200, nawe uguze iryo, uguze n'urukweto rwawe rwa 700, gurira umugore nawe ari amakanzu meza. ngo ariko ngo umugore ngo yaba akoze muki. Nuko yambwiye umugabo, nge namubwira papa, merci beaucoup ku ikoti ryawe, ndisubize kuri gishe, ngiye kurisubiza kuri comptable bangarura amafaranga. ngo ndabwira none sinatwarira ikoti umugore wawe ntacyo wamuguriye hano. Haramwe ngo none ndavuga sinshobora. Ndagiye kuri comptable namubwira akira, ndabisubije garura amafaranga. Umugabo ngo none muyamuhe. Haramwe ngo none urashaka inavuga gurira umugore wawe, niba bitari muri budget tubamusubize, nge tujyane kwa Siyoni nanjye ari hungurira. ngo ariko ni igitangaza, ngo nkibise kukuzana nakuzana iki, ngo iyo mbyizanira ukayibona mu cyumba cyawe. Umugabo yaragiye nko kurira. Ndamubwira nanjye sinshobora gutwara imyambaro umugore ujye kumugurira kwa Siyoni, we tuguze mu iduka rihenze ry'Iburaya kandi turi muri Canada, iduka ry'Abataliyani. Umugabo arunamye ngo ngo reka mugurire. Aragiye araguze ngo azise n'agaciro kabyo. Ndamubwira nugura wivovota nanone simbigira, ishime ubigure neza. ngo reka nishime. Aguriye umugore, turatashiwe mu rugo. Umugore abonye marike, marike ni izina ry'iduka twaguriyemo. Umugore yaraturitse ararira. Umugabo ngo dore ngurijwe niki, ngo sibina ngo dore ngo ararize. Ndamubwiye aravuga ngo reka ndire, ngo naha ugurira imyenda yawe, ntabona wari wangurira umwenda waha hantu. Umugabo aramubwira ngo shima umukozi w'Imana niwe wambujije amahoro. Ariko nahise sanga bafite ikibazo gikomeye, kuko byabaye ngombwa ko uhereye gusa kuri ako kantu gato, iryo joro ndari wabo kugira ngo mba counseling mbaganirize. Umugore aturika avuga ibintu byinshi, reka mbyihorere sibyo ndio. Urukundo rusaba ko icyo wiguriye agaciro kacyo ukigurira na mugenzi wawe. Nujari hanze ugasanga baguze inshuti gahumana ngo ngwino tujye ka brochette. Hano ba brochette ukajya ka brochette ugakubitaho na Coca-Cola, jyitu ubwira inshuti zakugurira ngo munguriye nangize 2 na Coca y'umugore nawe mushire mu rugo. Umugore ntazarya imiteja wewe wari inyama, jye utahana mu rugo. Sibyo abagabo turaha bada, abagabo yo batashe babazanira imishito y'inyama ntayo bazana. Mwabagabo mwe uyu munsi murava hamwemeye apana babonye ko baragenda bakarya mu gitondo bakagaruka. Iyo barira iyo ngiyo, bagaruka ngo turahaza. Iyo niyo mpamvu nabonye abagabo b'i Burundi bose babyibushe, abagore bananutse. Uziko byari byanyobeye, nari nabuze impamvu. Ba mama, uyu munsi abagabo barava habemeye ko narya nyama coma na wazaza yikuzanira mu rugo. Barasohoka bakajya muri ville kurya mwe mwasigaye. Ni gitangaza. Yo ndagira ngo uyu munsi tubanze dufata umwanya wo kwihana, kuko ntawakomeza izi nyigisho tutarihana. Niyo mpamvu babyibushe. Reba abadamu banyu muhinduke, barahorose amajosi yagiye mubareba abagore banyu. Yesu we, pole sana vraiment. Imana ibagirire imbabazi rwose. Mana babarira abagabo b'i Burundi, mbasabiye imbabazi kuko ntibazi icyo bakora. Ntibazi icyo bakora mu izina rya Yesu. Ariko baracyabakunda.
bababwira ko babakunda ni mu kanwa, mu bikorwa no. Urukundo rubamwe bitatu, rubamwe ibitekerezo, urukundo ruba mu bikorwa, ruba no mu kanwa. Nakubwira gusa ngo I love ndagukunda ntagukorere nk'ibyo we yikorera, mubwire ngo none urukundo ruje mu bikorwa, rugomba kuva mu magambo rukajya no mu bikorwa. Uko niko umugabo akunda umugore we. Amen. Murekeregaho iyo deba tuzayikomeza ubutaha ntitwayikira. Ariko nugenda mu gitondo ukajya kurya petit déjeuner irimo omelette ugashiramo na jambo n'igikindi na fromage, bajya kubirya mu gitondo. Ngo mujya kurya petit déjeuner mukajya jambo na fromage na sandwich, hanyuma mwe mukarya iki mu gitondo? Agashu umucoco, umushusho, igipuka cy'igiporo. Ndumiwe kabisa, ye baba we. Abagore n'abana bazindukira ku mushusho w'igiporo, mwebwe mukajya sandwich irimo fromage, irimo jambo, omelette n'igikombe cy'icyayi kirimo ubuki cyangwa isukari, mwebwe mukarya igiporo. Umva, nimubona arasohotse mu gitondo agenda na taxi cyangwa imodoka, niba afite imodoka muzibe contact. Nubona arasohotse gato muzibe contact, ariko ntimuvuge ko ari mwe muyifite. Nibona bigisha imico myiza ubu nyine, ngiye kubigisha uko muzabana. Navuga ngo ahamagare taxi, mumwibe portemone, muzika kandi kabamo amafaranga. Okay, byenda ashobora gukoresha ni momo, mukoresha momo ino liquide cash ku telefone. Nachaka liquide cash mwibe telefone, uwo munsi azirigwaho nawe arya igiporo, yumva ukuntu yabahangayikishije. Mbega ba papa we, mama. Murumva tudakwiriye kwihana? Ndidukwiriye repentance? Kabisa dukwiriye repentance. Icyakora ku bukwe bw'abana bacu tugende natwe twikosore pe. Kuko ufashe uwo mudamu wawe ukamushyira muri voiture ngo mukabwira abana batabana, ngaya y'umugati mugende namwe mugire fromage, njyanye na mama wanyu kujya gufata petit déjeuner mu gitondo, abana bazishima. Mama nasohoka umusohoka inyuma tuzubwiye njyanye nawe gufata petit déjeuner. Ikibazo cyanyu muraceceka, mucecekera iki? Mubitura Imana, muririra Imana. Uyu munsi yabumvishe rero, niyo mpamvu ibabwiye ibyo. Uyu munsi Imana yabumvishe. Amen. Rero bana banje, urukundo no kuganduka nivyo Imana ibasaba. Imana ibasaba kuganduka, mugandukire umugore, ugandukire umugabo, nawe ukunda umugore wawe. Ngo nubikora ibi bizagaragaza ko muri umubiri umwe. Ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, akabana n'umugabo we akaramata, n'umugore we akaramata, mwembi hanyuma mukaba umubiri umwe. Umubiri umwe ni mu bitekerezo, ni mu bikorwa, ni mu magambo. Ibi nibyo bizabubakira. Ngo nuko namwe umuntu wese akunda umugore we nkuko yikunda, ngo kugira ngo umugore nawe abone uko yubaha umugabo we. Ni umugabo ubanza kwerekana urukundo, kuganduka nabyo bikikora. Ntabwo ari ukumubwira ngo ganduka mada utamukunda. Urukundo nirwo rutuma aganduka. Imana ibaha umugisha. Ndasaba uyu mwanya ari ukuntu ngiye kubaranja gatoya, wewe hagarara aha.
ngewe ndaza kubabaza muransubiza ariko ndakoresha amagambo yanjye ariyo yanyu sibyo ndabanza kubaza Eliya Mutabazi Kajabika mu bakobwa bose wabanye nabo aho wagiye wazungurutse iki gihugu uzunguruka n'ahandi mu bihugu bitandukanye Chantal Keza mfurakazi Eliya niwe wahisemo niwe watoranyije mu bandi bakobwa bose niwe cyangwa siwe niwe Imana igomesha ikindi Eliya Bibiliya yavuze ngo umuntu azasiga se na nyina abane n'umugore wa karamata Eliya nibikomera ukabona ibintu bitameze neza uzamuta cyangwa muzabana karamata tuzobana karamata bazobana karamata Imana igomesha kindi Bibiliya yavuze ngo ukunda umugore wawe gukunda Bibiliya itubwira no kumukunda mu bibi no mu byiza kumukunda bikomeye kumukunda bidakomeye kumukunda mu gihe cyiza n'igihe kitari cyiza Eliya uzamukunda muri ibyo bihe byose uzamukunda mu bihe bibi n'ibihe byiza uzakomeza umukunda yego Imana igomesha reka twumve ko ariko na mfurakazi nawe abyumva Chantal neza mfurakazi mu bahungu bose uzi wabanye nabo aho wakuriye aho wabaye Eliya Mutabazi Kajabika niwe wahisemo kuzakubera umugabo niwe cyangwa siwe niwe Imana igomesha Bibiliya yatubwiye ngo ugandukire umugabo wawe uzamugandukira mu bihe byose mu bihe bibi mu bihe byiza mu bihe bikomeye mu bihe byoroheje uzakomeza umugandukira yego Imana igomesha akanyuma Bibiliya yavuze ngo umuntu azasiga se na nyina bane n'uwo bubakanye babana karamata urateganya kuzabana nawe karamata cyangwa nibikomere uzigendera muzabana karamata Imana igomesha urakoze cyane umaze kuvuga ibyo ndagira ngo umuhe mikoro akira Eliya mikoro ibi mwavuze mugiye kubirahirira rero ni indahiro ikomeye Eliya ugiye kubimubwira uravuga amazina yawe uvuga ati njyewe Eliya uvuga amazina yawe njyewe Eliya Kajabika Mutabazi ndemerera imbere y'Imana zamura ijwi Eliya ndemera imbere y'Imana imbere y'ishengero n'imbere y'ababyeyi ko Chantal Keza Furakazi ngaho murebe rero umbere umugore nzagukunda ibihe byose tuzabana ntakizontandukanya nawe murebe ntakizontandukanya nawe keretse urupfu cyangwa iherezo ry'isi Imana ibimfashemo amen arabirahiriye reka twumve ko Chantal nawe abyemeza Chantal uramureba nawe mu maso ubivuge amazina yawe njyewe Furakazi ntabwo ndimo nkumva Chantal njyewe Furakazi Keza Chantal mumuha amazi ngo yo kunywa oya ntacyo subiramo kandi noneho cyane njyewe Furakazi Keza Chantal nemeye ko amazina ye nemeye ko Eliya Mutabazi Kajabika ambera umutware ambera umutware nzamugandukira
nzamugandukira iminsi yose tuzabana, iminsi yose tuzabana, nta kizantandukanya nawe nta kizantandukanya nawe keretse urupfu keretse urupfu cyangwa iherezo ry'isi. cyangwa iherezo ry'isi. Imana ibimfashemo. Imana ibimfashe. Amen. Tugiye kubambika impeta. Ntabwo turemera ko umutwe wawe uvaho. Wemeye ariko hari ikindi tugikora. Tugiye kukwambika impeta, mugiye kwambika impeta mu kanya, ariko ndagira ngo mbabwire iki impeta zivuze. Niturangiza tuzisengere. Muri Bibiliya turabona impeta zifite ubutumwa bukomeye. I'm sorry. Uburundi burashushe cyane mutwihanganire gamwe mwaramenyereye mwe ni muvi byuya nabayobewe nababa bantu. Kandi mubyibushe vraiment ariko ni muvi byuya. Imana ishimwe cyane. Mufite sante nziza. Anyway, impeta muri Bibiliya ifite ikivuze. Turabona umukozi wa Abrahamu ayambika Rebeka. Amaze kuyimwambika, iwabo baramwinginze Rebeka ngo agirane iminsi 10 nabo. Rebeka aranga kuko yari amaze kwambara impeta. Sinkiri uwanyu, ndagiye nsanze uwo tuzabana. Impeta isobanuye iki? Iyo yambitse mugenzi wawe ubu umubwiye ngo nsanze uwo tuzubakana, nsanze Isaka wanjye, ni ukuvuga ngo uyu munsi muraba mugiye gushinga urwanyu rugo. Icya kabiri muri Bibiliya turabona impeta. Farao ayambika Yosefu. Yayimwambitse igihe yari amaze kurotora za nzozi. Farao aravuga ngo ese twabona he umuntu uri mu mwuka w'Imana nk'uyu? Akuramo impeta yari yambaye y'ubutware arayimwambika, bivuze ngo amuhaye autorité yose. Iriya mpeta yari signature, yari kashe, bayikoreshaga nka kashe. Signature ngo nguhaye ibyanjye byose n'igihugu cyose ugitegeke. Ni ukuvuga ngo umwanya uyimwambika uraba umwiyeguriye wewe wese. Nuyimwambika nawe nayikwambika uraba umwiyeguriye. Ntabwo muzaba mukibaye abantu babiri, muramubaye umuntu umwe. Icya gatatu turabona umwami Dariyo. Ijoro ryose yarayaburanira Daniyeli ngo batamuta mu rwobo rw'intara ariko berananirana kuko bamutsindishaga amategeko y'Abamedi n'Abaperesi. Kugira ngo byemerwe neza akuramo ya mpeta ayishira kwibuye nk'ikimenyetso, sinshobora kwivuguruza, sindenza amategeko, nagende mute mu rwobo rw'intare. Uko niko byagenze. Yasobanuraga iki? Ko nta kwivuguruza guhari. Ibi mwavuza ejo ntihazavuga ibindi bitandukanye n'ibi. Icyanyuma turabona umwana w'ikirara agarutse atashi wabo. Papa wamubonye kure cyane ariruka kuramo umwambaro we arawumwambika, hanyuma amwambika n'impeta ye. Umwana aramubwira ati papa sinkwiriye kwitwa umwana. Isa aramubwira ati no uri umwana. Amwambika impeta ivuga ngo garuka mu isezerano, twongere dukora n'isezerano nawe. Nuvuga ngo iyi mpeta ni isezerano mugiye gukora. Irasobanura ngo mvuye iwacu ndagusanze, niko Rebeka yabigenje. Ikongera ngo nguhaye ubutware, nguhaye icyo mfite cyose cyanjye. Icyongeyeho sinzivuguruza. Icyanyuma koranye nawe isezerano. Reka dusenge. Mana tuzanyiza impeta mu maboko yawe. Bagiye kuzambikana, ntibibe gusa umurimbo cyangwa ikimenyetso, ahubwo ubikorere mu buryo bw'umwuka, mu mbaraga zikomeye. Ndagushima ko ugiye kubidukorera mu izina rya Yesu. Amen.
kwambitse impeta kwambitse impeta nk'ikimenyetso cy'urukundo ikimenyetso cy'urukundo dufitanye n'isezerano dukoranye uyu munsi sinzoguhemukira sinzoguhemukira. Amen. Wow. Kwambitse impeta sorry yego nkwambitse impeta nk'ikimenyetso cy'urukundo dufitanye n'isezerano dukoranye uyu munsi sinzoguhemukira. Amen. Komeza umureba wamwambitse impeta bayimwambitse ariko ntabwo urimo umubona neza humura biraza gutungana mu kanya gatoya. Amen. Amen. Tugiye kwinjira mu wundi mwanya ukomeye. Ibyo yavuze byose yabishyizeho kashe. Tugiye kureba rero. Hari umukobwa umwe kera mwiza cyane w'umunyafrika. Uyu mukobwa w'umunyafrika umunsi umwe Salomo arimo agenda mu magari Yerusalemu aramubona. Amubonye abwira abantu ngo bamuzane n'abaje mu mubari w'abagore yari afite, kuko Salomo yari afite abagore 1000, uyu yari agiye kumugira umugore w'1001. Bagiye kumuzana, wa mukobwa aranga abwira Salomo ngo no, njyewe sinshobora kukwemera. Salomo byaramutangaje cyane kubona umwana w'umukobwa ashobora kumubenga. Yari afite ubutunzi bwinshi, ubwenge bwinshi, icyubahiro cyinshi. Abami bavuga ku isi yose baza kwa Salomo kumva gusa ubwenge bwe. Kwicarana na Salomo umwanya muto babirihiraga amafaranga menshi. Yibaza umukobwa umubenze, Salomo arababara cyane, atumiza famiye wa mukobwa. Bati muzane iwabo w'umukobwa ndebe uko byagenze. Mumbwire uwo mukobwa. Barabazanye, barabanye Ethiopia bo muri Afrika, baraje bamugeza imbere. Salomo arababwira ngo nakunze umwana wanyu ariko yarambenze. Niki cyabaye? Bati ntabwo twamenye ariko ejo tuzamukuzanira. Baragiye bahamagaye umukobwa ijoro ryose baramubwiye ati se wanze Salomo? Umukobwa ati naramwanze. Wanze Salomo? Ati naramwanze. Uri muzima? Ati ndi muzima. Salomo uzi ko turabira burabo muri Afrika, ati wabaye ute? Ababyeyi babwiye basaza babo bati mubanze mu muganirize byenda twebwe ndituzi impamvu. Basaze baramusohokanye bati muko gira icyo utubwira habaye iki? Bati no, simukunda. Ntukunda Salomo? Ni iyihe mpamvu? Umukobwa akuyemwo urutoki. Ereka bari abapapa bari hariya ntibabonye, zamura cyane, onge volume zamura ukuboko cyane. Aha, urakoze. Arababwira ngo namaze kwambara impeta sinakwica isezerano. Bati iyi ni impeta yande? Bati ni umukunzi wanjye. Umukunzi wawe ninde? Umukunzi wanjye ni umwungeri. Akora iki? Aragirira mu misozi y'Ibeteri. Mu misozi y'Ibeteri? Bati ntabwo ari Beteri buzi, hari Beteli na Beteri. Iyi Beteri ni cyane kuko Beteli yindi yo igira n'ibyatsi bitoshye kuko iri iruhande rw'ishiro, ntabwo ari habi. Ariko iyi Beteri yindi ni mu misozi y'Ibuyuda mibi cyane y'ibihanamanga, imanuka ikazajya ku nyanja y'umunyu, aho mwumva ngo imparakazi zisimbagurika, naho ngaho ahantu habi cyane, habi cyane. Bati niwe wakunze? Bati niwe nakunze. Wakunze umushumba? Nakunze umushumba. Uzi umuntu urimo gushaka? Bati ndamuzi. Ninde? Ni umwami. Wa mukobwa we, hagati y'umwami n'umushumba ninde muzima? Ni umushumba. Bati umutwe.
famille amuhagurukira bakora gacaca ngo uyu mukobwa tumuhe pinisio. Bumvikana na Salomo baramujyana ahantu bita epfo cyane muri Kumurane, niho hantu kwisi hashushe hararuta ibujumbura incuri 10. Niho hashushe munsi y'inyanja ni 360 mwe 360 munsi y'inyanja. Ubundi hano ibujumbura muri hejuru ya sea level, hano muraringaniye n'inyanja cyangwa mushobora kuba muri hejuru gatoya, ariko bari munsi ya Tanganyika 360. Aho hantu hitwa Kumurane, niho hashushe ku isi yose. None bamugirira Imana bamushira haruguru gatoya ahantu hari akantu kakayaga gatoya, hari agasoko bita Eningedi. Hariya Eningedi bahahingaga inzabibu, ariko hakaba ikibazo gikomeye, habaho ingunzu n'ibyana byayo byona cyane iriya mizabibu. Birukana barinzi bose, birukana abakozi, bafata wa mukobwa bamumanura ikumurane, baramuzamura aho haruguru gato Eningedi, bamugira umurinzi w'uruzabibu rwabo. Baramubwira ngo ugomba kurinda amanywa nijoro utu tunyamaswa tw'ingunzu tutarya iyi mizabibu. Niko byagenze. Baramubwira ngo nidusanga umuzabibu numwe wariwe uzagira ibyago. Umukobwa yararaga yicaye akirirwa ahagaze, arwana n'ingunzu, mu ijoro arwana n'ingunzu. Umukobwa aragenda arapfa, ibitotsi amaso arahondobera, umukobwa ahinduka igikara kibi cyane, adafite tuvuta, arapfa yenda gusara. Hanyuma babwira Salomo uko asigaye ameze, batoke mwohereza abakobwa banje. Afata inshoreke 300 ziramanuka Eningedi zambaye nk'ugu kwawe zose, zigenda ziririmba. Bari bafite parfait yumvikaniraga mu birometero 5, yari yaravuye Isheba. Bagenda bose biteye amaparfe muri 5 km, bashoboraga kumva impumuro yabo, baririmba ngo ubwiza bwo kwa Salomo, ngo tuvuye mu nyumba ye, ngo kwa Salomo harasa neza, ngo kandi ijoro ryose twarete unywa vino, ngo hejuru y'imitwe yacu hari ibendera, ngo iryo bendera n'urukundo rwe. Bararirimba cyane, bararimba. Bamugeze wa mukobwa, ngo wa mukobwa we ngo nubundi risubiraho, na wararirimba aravuga ngo mwabakobwa b'i Yerusalemu mwe, ngo mwe kundeba ukomeze, ngo ndirabura, ngo nabaye igikara kubera irizuba, bene mama bangira icyari, bangira umurinzi w'uruzabibu rwabo rwanjye sinarwitaho, ngo ariko ngo nubwo nirabura ndi mwiza. Haleluya. Baratangara ngo nubundi urava kwizima, aravuga ngo ndahiye, ngo mucanzogera, ngo ndarahiye, ngo umukunzi wanje n'uwanje, ngo nanjye nduwe. Basubira bajyana inkuru babwira Salomo ngo uhebe umukobwa yaratunaniye. Bakomeza baririmba. Icyo gihe hari aho yicaye mu bwigunge, yumva umuntu aravugira mu misozi hejuru y'ibihanamanga. Amwumvise yubuye amaso, yambaye agatimba, agiye kwitegereza, abona arasa n'umukunzi we. Aravuga ngo nguri yaraje umukunzi wanje, Yesu ashimwe cyane. Ngo ajya simbagurika, umva uko yavuze. Atangira kuririmba ngo iryo nijwi ry'umukunzi wanje, ngo doraraje asimbuka mu mpinga z'imisozi miremire, ngo asimbagurika ku misozi, ngo umukunzi wanje ameze nk'isarabo cyangwa umucanzogera w'impara, ngo dorahagaze inyuma y'inkike yacu arebera mu madirishya, ngo agaragarira hagati y'imbariro. Ngizi imbariro n'amadirishya udashobora kureberamo, ariko igihe kirageze ngo murebe neza. Yesu akimwe cyane. Akibivuga arakomeza ngo umukunzi wanje, ngo nawe atangira kuvuga, ngo arambwira ati haguruka mukunzi wanje mwiza, ngwino tujyane. Igihe cyo kuva muri ubu buvumo kirageze, ngo haguruke tujyane nawe. Itumba rirashize, ngo imvura imaze gucika, bizabigeragezo mwagize, za ntambara mwahuye nazo, bwa buzima mwabayemo birarangiye. Ngo uburabyo butangiye kurabya ku isi, ngo igihe cyo kujwigira kw'inyoni kirageze, ngo kandi burya intungura ryumvikanye mu gihugu cyacu. No kuvuga ngo ubuzima buratangiye kuba bushya, ubu iyindi mibereho mishiraje, ubuzima bwanyu bugiye gutangira kwinjira mu rundi rwego. Ngo umutini weze imbuto zawo z'umwima mbere, kandi inzabibu zirarabije, impumuro yazo nziza iratamye. Ngo haguruka mukunzi wanje mwiza, ngwino tujyane. Hanyuma aramuririmbira aravuga ngo numa yanje we, ngo uri mu mitutu y'urutare no mu bishumiko byo mu ihanamanga, ngo reka ndebe mu maso hawe, ngo numve n'ijwi ryawe, kuko ijwi ryawe ari ryiza n'uburanga bwawe bukaba buhebuje. Amusaba uburenganzira bwo kureba mu maso ye. Nyuma y'igihe kirekire baratandukanye, nyuma y'ibigeragezo baciyemo. Ngawe Eliya, reka mubaze uremera ko areba mu maso hawe ma? Yego. Ngawe Eli, ngawe rero mukureho agatimba urebe mu maso.
muhobere rero, reka yumve ijwi ryawe, gira icyo umwongorera umubwira nawe, muhobere hanyuma agira icyo akubwira mu gutwi. Okay, haleluya, haleluya. Wamubonye? Yego. Ni mwiza cyane cyane. Urabara ko ni inuma yawe, ni inuma yawe. Mu Giheburayo iyi nyoni y'inuma iratangaje cyane. Donc ndabasaba abakunda Bibiliya muzayige mu Gihebura indirimbo ya Salomo. Donc ni mu mavere n'amapoeme, iratangaje cyane, irimo ubusobanuro bwinshi cyane. Mu ndimi zacu ntawe bivuga cyane. Iyo avuga inuma bagaragaza inyoni itava idahemuka. Ubundi ubusanzwe inuma iyipfaka izivuka ari zibiri, imwe ikaba ingoro indi ngabo. Iyipfakaye bayiteze umutego igapfa cyangwa se ikarwara, indi ntiyongera kurongorwa gushakwa cyangwa ngo ishake, irindi ipfa itarongo. Ubwo nibwo bwari ubwisigirwa bwayo. Niyo mpamvu yavuze ngo numa yanjye we, abandi bashatse kugutwara ari kuranga, wa numa we, Imana iguha umugisha. Icyo tugiye gukora muri uyu mwanya rero, tugiye kwinjira mu gihe tuvuga ijambo ababiri bagahinduka. Amen. Bishop ngwino hano, reka nsaba itorero duhaguruke. Ndasaba Revera Konso na Revera Angelique muze hano imbere. Tugiye kubaha umugisha, tugiye kubasengera imbere y'Imana. Thank you Lord. Shimwa Yesu. Amasezerano yose ukwima niyatanga yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu. Isi n'ibizabaho, ijuru